dore umugabo w'umuherwe wabayeho kurusha abandi bose uzi bigeze kubaho ku isi guhera mu kinyejana cya 14 kugeza mu kinyejana cya 21. uwo mugabo nta wundi cyangwa se umuherwe nta wundi ni umwami bitaga Mansamusa wabaye ingoma ya Amari. Mansamusa yari umwami w'ingoma ya Amari wabayeho mu kinyejana cya 14 ahagana mwaka w'igihumbi 1312 kugeza mwaka w'igihumbi 1337. azwi cyane nk'umuntu wakize kurusha abandi bose babayeho ku isi kubera ubutunzi bwinshi cyane yari afite, cyane zahabu, umunyu n'ibindi bicuruzwa by'agaciro byaturukaga mu gihugu cye cy'ingoma ya Amari. Ingoma ya Amari yari imwe mu ngoma zikomeye cyane muri Afurika y'Uburengerazuba, ikaba yarakungahaye cyane kubera ubucuruzi bwambukanya ubutayu bwa Sahara. Mansamusa yayoboye igihugu cyari gifite ibice byinshi byari bikungahaye ku mabuye y'agaciro cyane zahabu, ku buryo ingoma ya Amari yagenzuraga hafi 1/2 cya zahabu yose yacuruzwaga ku isi, ndetse n'iki gihe zahabu nyinshi ziri ku isi nimwe zaturutse muri iyo ngoma ya Amari cyangwa se muri icyo gihugu. Ikintu cyamuhesha izina rikomeye ku isi ni urugendo rwe rwo kujimaka mwaka w'igihumbi 1324. uru rugendo rwari runini cyane ku buryo yajyanye abantu ibihumbi byinshi, harimo abagaragu, abasirikare ndetse n'abajyanama babaga bari kumugira inama y'ahantu ari buze guca. Yajyanye n'imitwaro myinshi ya zahabu ayigenera abaturage b'ibihugu yagendaga anyura mu gihe bitandukanye bo mu bihugu byinshi, cyane mu bihugu bya Misiri. Ibi ngibi byatumye icyo gihe igiciro cya zahabu kimanuka cyane mu Misiri imyaka myinshi cyane, igera mu myaka 5, bitewe n'uko yari yasesekaye ku isoko ku buryo bwinshi bitari busanzwe muri icyo gihugu cya Misiri, dore ko buri hantu hose yacaga uyu mwami bitaga Mansamusa yagendaga atanga amazahabu menshi agiye atandukanye. Niyo mpamvu bamwita n'umuherwe wa mbere wabayeho ku isi, kuko nta wundi muntu wari wabaho ku isi ngo agende atagaguza zahabu nk'uko uyu mugabo yazitagaguzaga mu baturage bagiye batandukanye atazi, abafasha ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Uyu mwami Mansamusa si ukuba umuherwe gusa kandi si no kuba umwami gusa, ahubwo yari umuntu w'inyangamugayo wubahaga Imana kandi witaga ku bumenyi bwagaye mu gihugu cye cyose. Buri bumenyi bwose bwagaragaraga yageragezaga kubuteza imbere. Yateje imbere idini ya Isilamu mu gihugu cye, yubaka imisigiti myinshi n'amashuri menshi agiye atandukanye. Umujyi we wa Timbuktu yawuhinduye ikigo gikomeye cy'ubumenyi n'ubucuruzi, aho abanyabwenge bo ku isi hirya no hino bagiye batandukanye, abarimu n'abanyeshuri baturukaga mu bice bitandukanye by'isi baza kwiga ubumenyi no kwigisha ubumenyi muri kino kigo yari yarubatse ahangaha cy'idini ya Isilamu. Uyu mwami Mansamusa yubakiye ingoma ya Amari imirimo remezo ikomeye, ibikorwa remezo bigiye bitandukanye, anazana abahanga mu bwubatsi, mu mibare no mu nyigisho z'idini ya Isilamu baturutse mu bihugu bigiye bitandukanye, mu bihugu by'Abarabu. Ibi byatumye ingoma ya Amari iba igihugu cyubahwa kandi kizwi ku rwego mpuzamahanga nk'igihugu gikize. Mu gusoza mu byo twavuga kuri uyu mwami Mansamusa, ni urugero rwiza rw'umwami wahuje ubutunzi n'ubuyobozi bwiza, iterambere ry'ubumenyi. Amateka ye agaragaza ko Afurika yari ifite ingoma zikomeye cyane ku rwego rwo hejuru, zikize kandi zateye imbere y'igihe cy'ubukoroni kitaraba. Izina rye na n'ubu ngubu riracibukwa tugeza n'uyu munsi nk'umuntu wakize cyane kandi wagize uruhare runini mu mateka y'isi. Yagaragaye kandi nk'umuntu wafashe idini ya Isilamu mu gihugu cye ku rwego rwo hejuru, dore ko ari mu bantu babayeho abayisilamu mu gihe cya kera. Wowe wakoze isabune ndagushimiye, nawe utarayikora ndagushishikariza kuyikora ukiyunga kuri uno muryango. Hari byinshi uzagenda tugeraho bigiye bitandukanye. Murakoze, umvirirwa n'isubira. Yari officiel Ndoro nk'ibisanzwe.